kwinjira mu karengane twakwitwara dute? Dore uburyo buri muntu wese uko yakwitwara. Paje y'118 ibihamya by'itorero muzingo wa 6. Mureke twe kwiyumvisha ko dufite ibigeragezo biremereye tugomba guhura nabyo, n'intambara zikomeye tugomba kwihanganira mu gihe duhagararira ukuri kutazwi na benshi nk'abadivantisi umunsi wa karindwi. Mutekereze Yesu n'uburyo yababajwe ku bwanyu, maze mwicecekere, ndetse n'igihe muhohotewe kandi mukaregwa ibinyoma ntimukabyinubire, ntimukagire ijambo muvuga kwivovota. Mureke kugira igitekerezo cyo gutunga urutoki cyangwa se kugaragaza kurakara cinjira mu mitima yanyu. Mufate imigenzereze idakebakeba, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo bababeshera nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ayo ni amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yanditse rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 12. Ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe kutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi izibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro, akurikire kugira ngo ayashikire, kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari kubasaba. Ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mbese ninde uzabagirira nabi nimurigira ishyaka z'ibyiza? Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ntimugahagarike imitima, ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu, kuko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha. Ayo ni amagambo nanone aboneka mu rwandiko Pawulo yanditse rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza 15. Mukwiriye kurangwa n'ubugwaneza mu mwitwarire yanyu imbere y'ababayoboye. Mbese mwe ubwanyu ntimwahoze mu buhumyi muri mu byaha byanyu? Bityo kubwo kwihangana Kristo yarabihanganiriye. Mbese ntimukwiriye kutwitonda kandi mukihanganira abandi? Imana yaduhaye inama nyinshi ngo tugaragarize abaturwanya ineza nyinshi, nibitaba ibyo twatera umutima kurushaho kuja mu cyerekezo kibi. Ubugingo bwacu bugomba guhishwana na Kristo mu Mana. Tugomba kumenya Kristo buri wese ku giti cye. Ubwo nibwo gusa twabasha kugaragariza isi uko bikwiriye. Mureke isengesho rihore rizamuka dusaba ngo Uwiteka nyigisha uko nakora nk'uko Yesu yakora aramutse ari we uri mu mwanya wanjye. Aho niho
aho turi hose tugomba kureka umuco wacu ukamurika ikuzo ry'Imana mu mirimo myiza. Iyi niyo ntego ikomeye kandi y'ingenzi ku buzima bwacu. Uwiteka ashaka ko ubwoko bwe bukurikiza ubundi buryo bw'imikorere butari ubwo gucira naho iteka ibibi, kabone nubwo iryo teka ryaba ari iry'ukuri. Ashaka ko dukora ikirenze kugwiza kubaturwanya ibirego bidashobora kugira ikindi bibazanira uretse kubajyana kure cyane y'ukuri. Umurimo Kristo yaje gukora mu isi ntabwo ari uwo kubaka inkuta no guhora atota abantu abereka ko ari abanyamafuti. Uwifuza kumurikira abantu bari mu buyobe agomba kubegera maze akabakorera mu rukundo. Agomba kuba ihuriro ry'imbaraga yera ihindura. Mu gihe turwanira ukuri, abaturwanya badushaririye cyane bagomba kurebanwa icyubahiro no kubaha agaciro. Bamwe ntibazitabira umurimo w'imihati yacu, ahubwo bazahindura ubusa irarika ry'ubutumwa bwiza. Abandi yemwe nabo tubwira ko bamaze kurenga imbibi z'ubuntu bw'Imana bazagarurirwa Kristo. Umurimo uheruka ugomba gukorwa mu ntambara ikomeye ushobora kuba wo kumurikirwa kw'abatuzengurutse banga umuco n'igihamya, ahubwo bahoze mu mwijima w'icuraburindi maze mu kutamenya bakaba barakoraga barwanya ukuri. Kubw'ibyo rero mufate umuntu wese nk'inyangamugayo mu byo akora. Ntimukagire ijambo muvuga kandi ntimukagire icyo mukora ku buryo cyatuma hari uwiringira mu kutizera. Nihagira ushaka kwinjiza abayobozi mu kiganiro mpaka cyangwa mu mpaka za politike cyangwa se ibindi bibazo, ntimukite ku gushaka kubahendahenda cyangwa se kubagisha impaka. Muteze imbere umurimo w'Imana mushishikaye kandi mukomeje, ariko mu bugwaneza bwa Kristo kandi mutuje uko bishoboka kose. Murekehe kugira amagambo yo kwirata kwa muntu yumvikana. Murekehe kugira ikimenyetso kigaragaza ko mwihagije gukora. Mureke bigaragare ko Imana yaduhamagara inshingano zera. Mubwirize ijambo ry'Imana mwitonze, mudakebakeba kandi mufite ishaka. Imbaraga ihindura yo kwigisha kwanyu izaba nziza inshuro 10 kurushaho nimuramuka mwitonze mu magambo yanyu. Amagambo yagombye kuba impumuro y'ubugingo izana ubugingo ashobora kuba impumuro y'urupfu izana urupfu bitewe n'umwuka uyaherekeje. Kandi mwibuke ko niba kubw'umwuka wanyu cyangwa amagambo yanyu mukingiranira hanze ubugingo, nubwo bwaba ubw'umuntu umwe, ubwo bugingo bwazabashira mu rubanza. Mu gihe mwifashisha ibihamya y'amagambo navugaga yuko tutagomba kuvangamo ubusobanuro bwacu, tugomba kuyasoma uko yakabaye. Mu gihe mwifashisha ibihamya ntimukwiriye kwari ibyanyu kubyumvikanisha. Mu gusoma ibihamya muje mumenya neza ko
mutabivanzemo amagambo yanyu bwite, kuko ibyo bituma babyumva bananirwa gutandukanya ijambo ry'Imana n'amagambo yanyu. Muzirikane ko mudakwiriye gutuma amagambo y'Imana abayo kurwanisha. Twifuza kubona amavugurura, kandi bitewe nuko tutabona icyo twifuza, kenshi na kenshi umwuka mubi wemerwa gutonganyiriza igitonyanga cy'indurwe mu gikombe cyacu, bityo n'abandi bagasharirirwa. Kubw'ayo magambo yacu adatoranyirijwe ubushishozi, imitima yabo iranyinyirwa maze bagaterwa kwigomeka. Ikibwirizwa cyose mu bibwirizwa na buri ngingo yose mwanditse bishobora kuba byose ari iby'ukuri, ariko igitonyanga kimwe cy'indurwe mu byo kizaba uburozi kumva cyangwa se ku basomyi. Kubera icyo gitonyanga cy'uburozi, umuntu ashobora guhinyura amagambo yanyu yose meza kandi yemewe, undi nawe azarya ubwo burozi kuko akunda amagambo nk'ayo akakaye, akurikiza urugero rwanyu, maze akavuga nk'uko muvuga, bityo ikibi kikiyungikanye. Abageza ku bandi amahame y'ukuri ahoraho bakeneye amavuta yera aturuka mu miheha ibiri y'imyelayo agasukwa mu mitima. Aya mavuta azatuma basohora amagambo azavugurura atarayo kwihebesha abantu. Ukuri kugomba kuvuganwa urukundo, bityo umwami Yesu kubw'umwuka we azatanga imbaraga n'ububasha. Uwo ni umurimo we. Icyo duhamagarirwa nk'itorero rya Kimisagara, nimwishire ubwanyu mu muyoboro w'ijuru, aho mubasha kwakira impumeko y'ijuru, kuko mubasha kuyiringira, maze abarushe, abaremerewe, abakenye, abashavuye n'abatentebutse babereke Yesu, we soko y'imbaraga zose z'umwuka. Mube abizerwa mu buryo mukorana ubwitonzi, ngo mugaragaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Muvuge mu nyandiko no mu majwi rirangura ko Yesu ariho, ngo atuvuganire. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mukomeze kugira isabato nziza. Harakoze umwigisha.